Hari zimwe mu mvugo cyangwa ibikorwa dukora tutitayeho cyangwa se duhubutse, ariko byangiza umwana ndetse bikazamubera umutego ejo hazaza, bikazamurushya mu iterambere rye nk'umuntu kubera roho yakomerekejwe n'ababyeyi. Umubyeyi atanga icyo afite, ariko nanone muri iki kinyejana afite uburenganzira bwo gushaka ubumenyi. Ubushize navuze kuri zimwe mu nshingano z'umubyeyi, ibyo umwana akeneye ngo akure nk'umuntu wuzuye. Ubu ndavuga kuri zimwe mu mvugo cyangwa ibikorwa dukora byangiza roho z'abana. Ikaze rero ku rubuga uri uw'agaciro. Mwe bashya aha muratuza, murahumeka, muriga ndetse mukiha uburenganzira bwo kuba abo muri bo. Ndabasuhuje mwese bitewe n'aho muri ku isi. Navuga nti mwaramutse cyangwa se mwiriwe. Njye ndi Yvette Ingabe Umwari, nkaba nkubona nk'uw'agaciro kuko uhishwemo iby'agaciro. Nongeye kubashimira mwe mwese mwahisemo gufatanya nanjye uru rugendo rw'iterambere rya muntu. Muri ku rubuga nyarwo. Aha twiyemeje gutera imbere duhereye mu mitekerereze ndetse n'ingiro zacu. Kandi namwe musangiza bagenzi banyu, ndabashimiye cyane. Uko gushaka gukorera hamwe, kwifuriza mugenzi wanyu icyiza bibarimo ku buryo abasha gutera imbere, kubagira n'iby'agaciro. Mwe bashya kandi mwiha uburenganzira bwo gukora subscribe, bityo buri cyumweru muzajya mubasha gukurikira ibiganiro bishya. Kuri uru rubuga ntanga ibiganiro, inyigisho zerekeranye n'iterambere rya muntu ndetse n'urushako, ariko cyane cyane urushako rwangiza. Ariyo mpamvu muri iyi minsi nsunikirwa kuvuga ku bana mu buryo bwo kubakingira, aribyo navuga protege, kurokora izi roho z'abana zitaka. Roho z'abana zizakomeza zize mu biganiro byanjye mu gihe ngihumeka kandi nkoresha izi mbuga, byo kimwe n'iterambere rya muntu ndetse n'urushako rwangiza. Imvugo cyangwa ibikorwa bikorwa n'umubyeyi atabyitayeho cyangwa se kubera guhubuka, byangiza roho y'umwana. Igice cya mbere. Icya mbere ni ugucyaha umwana ukoresheje ibitutsi kandi uvugana urusaku, bikomeretsa umwana. Kuri wowe akaba ari bwo buryo bwiza bwo kwereka umwana ko umuhangayikiye, umukosora kandi umukunda, ukarenzaho no kumukubita. Bene ubu buryo butuma umwana agutinya. Uko ukomeza kubukoresha, umwana atera intambwe asubira inyuma ndetse aguhunga, mu buryo agenda gahoro gahoro afunga roho, ku buryo atazashobora kukubwira ibyifuzo bye, ibyamubayeho, ndetse hagakura muri we kukwanga, ku buryo ajya gushaka abandi bo hanze bo babasha kumwumva ndetse bakorera mu ituze. Icya kabiri, kutanezezwa na rimwe n'ibyo umwana yakoze, ugakoresha amagambo amwumvisha ko muri make ntacyo yakoze, atari sipesiyare, ko agomba gukora iyo bwabaga ndetse no mu mbaraga zirenze za zindi karemano afite ngo agere ku cyo wifuza, ku buryo ahora mu irushanwa n'abandi bana ndetse ukamugereranya n'abandi bana bo hanze wowe ufata nk'intangarugero. Bene uyu mwana akura yumva asa nk'uwaciye umuryango intege, akura nta cyizere yifitiye, atangira kwijima, ashaka abantu bo hanze ba bandi babasha kumushima,
kumwakira uko ari. Ibi kandi bimuviramo kuba yajya mu gahinda k'igihe kirekire ari umwana. Bene uyu mwana nta nama wowe mubyeyi ushobora kumubwira ngo azabashe kuyumva, ngo ibashe kwinjira, kuko ageraho akakuzinukwa, kuko roho ye uba warayikomerekeje. Icya gatatu, kubwira umwana amagambo cyangwa gukora geste umwereka ko atari ngombwa ko agerageza, umwumvisha ko ari umuswa ntabyo yashobora, kandi ubona yari afite ubushake bwo kwigeragereza, maze ukanamwibutsa na hahandi hose ubushize atakoze neza, ndetse by'akarusho iyo agerageje bikamunanira arakubitwa aho gukosorwa. Ukabikora mu buryo bwo kumukuramo icyizere ngo umugireho ubutware. Bene uyu mwana akura atifitiye icyizere mu byo akora, ku buryo akura ari wa muntu yewe ufite umushinga mwiza cyangwa wifuza kugera ku bintu byiza afitemo imbaraga, maze yabitangira igihe cyose ntabikomeze, agacika intege, akaba wa muntu ushyira ibintu kuzabikora ejo, kubera kugera hagati ntagire ubushake kugeza aho wa mushinga atakiwukomeje, kubera ko mu bwana yabwiwe kenshi ko atabishobora. Uko wabivugaga kenshi ubwonko bwe bwarabibikaga, bugeraho bwemeranya nawe ko atazabishobora, niyo ngaruka y'ibi. Muri make uba waramuhaye ubutumwa ngo ntacyo washobora, wikwiha uburenganzira bwo kugera ku by'agaciro. Reka mbisubiremo, uba waramuhaye ubutumwa bwa ntacyo washobora, wikwiha uburenganzira bwo kugera ku by'agaciro. Igikurikiyeho, hagati aho ndabasaba mbikuye ku mutima gusangiza bagenzi bacu, ku buryo iyi audio ibasha kugera ku babyeyi benshi, bityo tukaramira roho z'abana, ndetse no gukora like niba iki kiganiro ari ingirakamaro kuri wowe. Bifasha mu gutoranya ibiganiro nzatanga ubutaha. Reka dukomeze. Icya kane, guhatira umwana kukubwira icyo atekereza ndetse n'amarangamutima amurimo, kandi uzi neza ko ku rundi ruhande umubwira amagambo amwereka ko atari umwana nk'abandi, urugero ko nta kamaro amaze cyangwa utazi iyo yaturutse, n'andi magambo amusenya. Warangiza kandi ibyo akubwiye ukabibwira abo hanze. Umwana ntahatirirwa kukwifunguriraho. Ubusanzwe ibi ni ibintu byikora iyo umwana yumva yakiwe, ari ahantu hari amahoro n'umutekano. Ibi nabisobanuye mu kiganiro cyasohotse ubushize icyo bishatse kuvuga, kuko bifite igisobanuro kigari. Icyo kiganiro cyitwa ibyo uwo mwana akeneye ngo akure nk'umuntu wuzuye. Link iri hasi muri iyi audio. Mwafata akanya mukaza kumva, yabafasha mu kumva kwakirwa ndetse amahoro n'umutekano icyo bishatse kuvuga, kuko nibyo bituma umwana abasha kuvuga ndetse no kwerekana amarangamutima yisanzuye adasunikiwe. Ibyo umwana akubwiye ntibijyanwa mu bo hanze mu buryo bwo kumutaranga. Ibyo umwana akubwira bijyanwa hanze iyo afite ikibazo runaka kiguhangayikishije kuri wa muntu nyawe ufite bwa bumenyi cyangwa bwa bushobozi ukeneye ngo ukemure ikibazo cy'uyu mwana afashwe. Ntabwo ajyanwa hanze gutarangwa.
Iyo bikozwe muri ubu buryo bubi navuze hejuru, aha umwana akura atagira icyizere mu babyeyi, ndetse ari wa muntu igihe cyose uhora mu bwoba bw'uko abandi bamutekereza. Akura adashobora kuvuga ikibazo afite, ibitekerezo bye ndetse n'ibyifuzo bye, kubera kugira ubwoba bw'uko abandi bazamutekereza. Ibi ni bya bindi umuntu ukuze yisanga mu ruhame, hahandi agomba gutanga igitekerezo cye, ntatinyuke, ntabishobore, kandi mu by'ukuri afite ibitekerezo byiza byakubaka abandi cyangwa byahindura imikorere ku buryo mutera imbere, agatinya uko abandi baza gutekereza. Muri make, uyu mwana uba waramuhaye ubutumwa bwa mwifunguriraho, ariko ntuzatangazwe n'inkurikizi. Reka mbisubiremo, muri make uyu mwana uba waramuhaye ubutumwa bwa mwifunguriraho, ariko ntuzatangazwe n'inkurikizi. Icya gatanu, kubwira umwana amagambo cyangwa kumukorera ibikorwa bimwereka ko arusha abandi bana bavukana ubwenge, ukamwereka ko kuri wowe afite umwanya wihariye uruta uw'abandi. Ahasigaye biturutse mu nyungu zawe, ugatangira kumwumvisha ko ari igitangaza agomba gukora igihe cyose iyo bwabaga ngo akunezeze, yewe n'ibitari mu mbaraga ze karemano, ukamusunikira kubikora, akagomba kugera kuri rwa rwego rw'ikirenga wowe wifuza ko ageraho, akagomba guhora mu irushanwa n'abandi bana. Ibi ubitewe no kutigirira icyizere bikurimo kugira ngo ugaragare, wakirwe n'ibindi. Uyu mwana akura igihe cyose ari mu irushanwa, imibanire n'abandi izamo igitotsi kubera kwigaragaza nk'uruta abandi kandi azi byose. Aharanira kugaragara, yewe akaba yakora na bya bindi byose bidahuye n'imbaraga ze bwite yaremanywe. Aharanira kugaragara no gukomerwa amashyi. Akura adafite amahoro n'umutekano muri we, akura ateranya, kuko ubuzima bwe buba ari irushanwa no kugaragara, agashima, agakomerwa amashyi. Icya gatandatu ni ukuvugira ibibazo cyangwa kujya mu biganiro bizamura umwuka mubi aho umwana ari. Roho y'umwana ni nka eponge, ntibasha kurobanura byose birinjira. Uyu mwana akurana urujijo, akurana stress, akurana ubwoba, kumva nta mutekano afite, kugira icyifuzo cyo guhunga. Icyo gihe aba ahabwa ubutumwa buvuga buti: ntitukubona, ntitukubaha, tukwambuye umutekano, ngwino udufashe kwikorera iyi mitwaro tudashoboye. Reka mbisubiremo, abahabwa ubutumwa buvuga buti: ntitukubona, ntitukubaha, tukwambuye umutekano, ngwino udufashe kwikorera iyi mitwaro tudashoboye. Icya karindwi, kuvuga nabi uwo mwashakanye cyangwa uwo mwari mwarashakanye mu buryo bwo kumvisha umwana ko ari wowe wo kwizerwa, umukunda, ushoboye kumuha uburere bwiza, uri umwere, ndetse ko ari no mu buryo bwo kumurinda ikibi, kumuhangayikira. Ubu ni uburyo bubi. Wowe ubikoze muri ubu buryo uhita uta agaciro mu maso y'umwana, ugata kandi icyubahiro. Ibi bituma aguhunga, bikamutera kukwibazaho bya bindi byose wavuze, ahubwo
abibona kuri wowe. Icyizere hagati yanyu kiragabanuka, ndavuga icyizere hagati yawe n'umwana. Akagira amatsiko ndetse akifungurira kuri wa wundi uvuga nabi, ku buryo hagati yanyu mwe nk'ababyeyi hahora amakimbirane. Ibi bituma umwana yumva ari we munyamakosa hagati yanyu, akijima, agakomereka, akifuza kubahunga mwe mwembi. Kandi ubundi umwana yari akwiriye kubagiramo amahoro n'umutekano kandi yisanga ku mpande zombi. Ngibyo bimwe umubyeyi akora atabyitayeho cyangwa kubera guhubuka bisenya umwana bikangiza roho ye. Igice cya mbere. Mu minsi iri imbere hazasohoka nanone ibiganiro bimeze gutya, biracyakomeza kandi nzabivugaho birambuye muri videwo ziri imbere. Mbaye mbashimiye, muri ab'agaciro. Niba ibi navuze byarakubayeho mu bwana ukaba waragize zimwe mu ngaruka mwanditse hano, andika experience yawe, bityo bifashe ababyeyi kubona uburemere bwo gukurana igikomere watewe n'ababyeyi, maze babashe kurushaho kugira ibyo banoza bakosora mu kurera abana babo. Uraba urinze roho z'abana benshi, bityo nabo uzaba ubarinze guta igihe mu buzima kubera ibikomere, bazavemo abo agaciro. Niba kandi mufite ibibari ku mutima mwifuza kusangiza, ntimutegwe, mwanyohereza ubutumwa kuri 00 31 65 75 28 477. Subiremo 00 31 65 75 28 477. Ikaze murisanga ndetse mwihubu uburenganzira bwo kwandika aho munsi uko mubona iki kiganiro. Funguye amaboko yombi mbashe kubafata ikiganza, maze mweme mubashe kuba abo mugomba kuba bo naho mu kiganiro gikurikira.